Njye nayoboye ibirara 50 nageze ku rwego ntera gatari nicyo bita rokare ibutara amateka arahari bamwe bapfumura amazu Imana inkuza y'imbaraga zikomeye. Ubundi mu bintu bitangaje no kwicarana abagabo nabonye bafite iPad zihenze ibintu by'amatelefone akaze kwicarana nanjye iyi minota ingana gutyo umunsi wose iyo telefone ikiraho. Ubundi ni imbaraga z'agakiza. Ni imbaraga z'agakiza kubisikana na vumiriya wageraga imbere ugasanga kofi ntayirimo. Izo ni imbaraga z'agakiza. Imana yangiriye neza, inkiza icyaka, impa amahoro yo mu mutima, impa n'ababyeyi. Tumva wenda ko nabaye imyaka yose ababyeyi banjye bari bariho kandi nta muntu woroshye urimo. Jye Imana yemenye kunyuza mu buzima bukomeye kugira ngo izampindure umuntu ukomeye. Ntandukanye n'umuryango, mama mbere ya jenoside yari umwarimukazi. Ntabwo yari yoroshye abana, ngira ngo naso ari kose yengira ngo mwari mubizi ko byari bikomeye muri kino gihugu. Mama yari umwarimukazi mbere ya jenoside. Data yari umucamanza, akuriye abacamanza muri Nyaruguru. Uyu munsi akora muri ONG iyo bita SOS. Mama naramubonye 2009 mu kwezi kwa gatanu. Data namubonye 2010. Urumva ko ari imyaka ikurikiranye. Yigaga muri masters muri Yereka iby'amategeko, ni metere mu by'amategeko. Nta mayibo bikora douche, icyo bita douche cyangwa se gukaraba. Nta mayibo bikora douche. Ngewe kugira ngo nuzure umwuka wera ntibisaba kuba wandirimbiye, ntibisaba kuba wakoze iki. Iyo nibutse ko mvuye muri douche kandi oya nta twumvikane. Iyo nibutse ko ngewe mvuye gukaraba, muranyumva neza. Shatse nkarabaturutse hejuru kuko narisobanukiwe nkarabaturutse hejuru cyangwa nkarabavuye mwibase biterwa nuko naramutse cyangwa bakamaze se murakara bashyushye cyangwa konje biterwa nyine ubwo uburenganzira mbaha niyo bategura muri douche. None se rero ndashimira Imana ariko ubundi wata ariko Mana yanjye byonyine niyo ndiye amafunguro ateguye ku meza nishimwe ku buzima bwanjye. Nitwa Vumiriya Jean Claude, ndi umugabo wubatse, ntuye Kagugu, mbarizwa ADPR Gasave. Byaye kane ni umugisha ukomeye cyane. Muririmbyi Kamanzi yaramfashije nyakiraga kizi indirimbo yabura iyo uva hano utarebye ngo na amahoro wari kuba umpemukiye cyane. Buriya sinzi indirimbo kugira ngo urwego ugezeho rurakomeye cyane ariko nanjye sinoroshye. Ndebe neza urasanga ntoroshye, umuntu uhagaze aha ntabwo noroshye. Sinzi kugira ngo indirimbo yawe audio video ihagaza ngahe ko mbona ugeze ku rwego rukomeye, ariko tuzaganira byanga byakunda. Indirimbo yawe yangiriye neza, iramfasha ndubakika mu bugingo mu muntu w'umugabo wo guhamya Imana. Imana izambashira gukorera indirimbo yose yuzuye na video yayo, izambashisha. Ngewe nashakiye amahoro mu rumogi, impamvu y'indirimbo yamfashije. Nashakiye amahoro mu rumogi sinayabona. Nashakiye amahoro muri Kanyanga nomero ya mbere sinigera nyabona. Nashakiye amahoro muri Kore sinayabona. Nashakiye amahoro muri doroge zose zishoboka sinayabona. Ariko ngeze muri Kristo Yesu nakira amahoro yo mu mutima. Yesu ampa amahoro, nkiri igikomere cy'ubupfubyi, nkiri igikomere cy'ubuzima. Mushumbere nesi yambwiye ngo ngo mfite ubuhamya, niko yababwiye, ariko kuko ubuhamya buhari ko namwe simbubarusha. Ariko ndi wa muntu Imana yavanye kure kandi ndi wa muntu Imana igejeje kure. Iyo tuvuga imirimo y'Imana ntabwo ari ukwimena inda, iminota ndayubahiriza. Abantu bajyaga baduhugura ngo nituzavuga ubuhamya, twanabuvuga bakavuga bati ariko ntukavuge ko wabaye mayibo, ntukavuge ko watoraguye muri puberi muri mondisi, ntukavuge ko waceje mu muhanda kubera itabi.
Njye nanywe itabi muri 2 ibutari imbere y'isoko ngera ku rwego nceza muri kaburimbo ntaradivuga. Imiziki irirema mu mutwe wanjye. Imana inkura muri ubwo buzima impagakiza iramamagara. Imana tuvuga ntabwo ariyo twumvanya abandi, ni Imana twihuriye. Nagize igikomere ariko Yesu yanyomoye ibikomere. Nagize igikomere cyo kutamenya ababyeyi, kuko mwumvise ko mu bundi gihe nitiranwa n'abagore n'abakobwa. Bavumiriye abagabo muzabona bazaba ari bo bakeya, na bano ba Yesu baba za Kenya za Tanzania, bavumiriye abagabo muzabona, n'abantu bakoresha igiswahili bavumiriye muzabona bazaba ari bakeya. Ni bakeya cyane. No mu bintu rero byantunguye no gusanga nitiranwa n'abagore n'umugabo. Nibyo bintu bya mama bamutumye kwigaho kugira ngo azane birota azana umwana w'umuhungu. Je nuko navutse. Bamutumye ku ishuri. Azana birote yari ngiye vumiriya, ntabwo yazanye za birote muzana. Umugabo umbyara aheruka ateri aryamana na mama. Ntazi niba ari umuhungu niba ari umukobwa wavutse. Ariko Imana yabwiye Yeremiya rimwe kandi iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. Abantu Imana yamenye kera bayikomera amashi bayivugiriza impondo. Yes, nakumenye ntarakurema kandi nakwejeje utaravuka, utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Narinzi kuzaba umuhanuzi uhanurira iki amahanga. Imana imenye icyo uzaba cyo utari wabacyo. Imana imenya aho uzatura utaragera na pariseri. Imana imenya uwo muzabana utaranavuga je t'aime cyangwa I love you. Komera Imana amashyi ariko aba bantu turi kumwe. Sema ikora sifordre. Imana imenya aho uzakorera expand utarabona n'igishoro. Kandi nashaka kwibutsa abantu bari imbere y'Imana, ubundi umuntu uri mu mugambi w'Imana ntagapfa gupfa cyenyeje mbira mupango. Umuntu uri mu mugambi w'Imana nubwo wamutema hasigara agatsi muganga azahuza. Yes, nubwo wamutema hasigara agatsi dogiteri azagira gute azahuza kagapfundika. Komera Imana amashi. Yesu umuntu uri mu mugambi w'Imana nubwo wamutema hasigara agatsi muganga azahuza dogiteri akagahuza, ukazahura ari kugenda mu muhanda. Ubwo simba haye ubuhamya ra Imana yankuye ku rumogi kankura kuri esasi kankura kuri kanyanga zona. Naratetse kanyanga imyaka 2 n'igice Butare, nanywaga imwe ya essence ziyimwa nyine ariko nazo umuntu yarayinyweye. Ngiye nayoboye ibirara 50, nageze ku rwego ntera gatari nicyo bita rokare I Butare. Amateka arahari, bamwe bapfumura amazu. Imana inkuza y'imbaraga zikomeye. Ubundi mu bintu bitangaje no kwicarana abagabo nabonye bafite iPad zihenze, ibintu by'amatelefone akaze, kwicarana nanjye iyi minota ingana gutyo umunsi wose iyo telefone ikiraho. Ubundi ni imbaraga z'agakiza, ni imbaraga z'agakiza. Kubisikana na vumiriya wageraga imbere ugasanga ikofi ntayirimo. Izo ni imbaraga z'agakiza. Ziracyahari, dore mushumba arayitoye iriho amazahabu inyuma. Ziracyahari n'ukuri. Dukomere Imana amashyi n'ubusiri muzireba hari imbaraga z'agakiza. iPad nari nkeneye iPad mushumba, nari nkeneye iPad mu bintu, nari nkeneye iPad. Uwiteka Imana guha umugisha. Ko nta mashi muhaye profeta umwabi iPad. Imana iguha umugisha, amavuta y'Imana akomeza abe kuri wowe. Imana ikwagure mu buryo budasanzwe. Rero ubundi nubwo twaza mu iteraniro tugashyigikira amavuta y'abakozi b'Imana, turacyafite imyaka donc imyaka irahari yo gukorera Imana. Niyo twaza tugashimira Imana ibyo yakoze. Ubundi imbaraga zikugeza muri Kanani yawe ni uguha agaciro iby'Imana yakoze. Donc tikikugeza ku musozi wawe ni uguha agaciro iby'Imana ikoze mu gihe cyashize.
iyo utakaje imirimo y'Imana niko ugwa mu butayu, ntugera muri Kanani yawe. Asante sana. Ariko Mana ndagushimiye muri iri teraniro. Ubundi niba Imana, reka mvuga akantu, nta mayibo bikora dushe, icyo bita dushe cyangwa se gukaraba. Nta mayibo bikora dushe. Ngewe kugira ngo nuzure umwuka wera ntibisaba kuba wandirimbiye, ntibisaba kuba wakoze iki. Iyo nibutse ko mvuye muri dushe kandi oya twumvikane. Iyo nibutse ko ngewe mvuye gukaraba, muranyumva neza, shatse nkarabaturutse hejuru kuko narisobanukiwe, nkarabaturutse hejuru cyangwa nkarabavuye mu ibase, biterwa nuko naramutse, cyangwa bakamaze se murakara bashyushye cyangwa akonje, biterwa nyine ubwo uburenganzira mbaha niyo bategura muri dushe. None se rero ndashimira Imana, ariko ubundi ariko Mana yanjye byonyine niyo ndiye amafunguro ateguye ku meza, nishimwe ku buzima bwanjye. Niba nararyaga imisige abanyeshuri b'Ubutare muri kaminuza bashyizemo amakirida baciyeriyemo n'ibindi, nkaba mbasha kurya amafunguro yateguwe ku meza, izo nazo ni imbaraga z'Imana. Nkaba mbasha kujya muri shop nkagurayo umwenda ugendanye n'icyerekezo. Ubundi nge singira imyenda ya dimanche, imyenda yanjye yose irasa. Ku wa mbere ngira ngo barabizi, no ku wa mbere mba nambaye ikositimu na karuvati, ko nambaye ikabutura imyaka 5 idahindurwa. Nambaye ikabutura imyaka 5, muranyumva neza, ndara mu makanevu, ndara mu bizu bitabamo abantu. Rero iki ni igihe cyanjye cyo kwambara, ubu iki ni igihe cyanjye. Yes, ni igihe cyanjye, mwihangane. Ntazagira uvuga ngo uriya muntu arakabya, oya nidukabya. Twaryaga nabi murya neza. Kinabwiye umugore wanjye nawe amaze kugira kwizera kuri hejuru. Nababwira ntukamenya amazirimo amazi zijazemo ibintu bya rojyorojyo. Oya ibintu by'amazi wapi, jya uteka inyamirimo igitunguru y'umutsi zimwe zibara. Ibintu bya rojyorojyo wapi, ibintu bya rojyorojyo wapi kabisa. Urumva neza rero. Imana yampaye ijambo ry'ubuhanuzi, ndashaka kurivugaho gato nkakira umushumba. Kuko amavuta yawe ndayemera, nibwo bwa mbere duhuye, ariko inyigisho zawe ndazikurikirana. Ndazikurikira kabisa kandi zirubaka. Rero ubwo buzima Imana yamumvanyemo, ifite ahantu imvanye, ifite ahingejeje. Imana yangiriye neza, inkiza icyaka, impa amahoro yo mu mutima, impa n'ababyeyi. Utumva wenda ko nabaye imyaka yose ababyeyi banjye bari bariho, kandi nta muntu woroshye urimo. Imana yemeye kunyuza mu buzima bukomeye kugira ngo izampindure umuntu ukomeye. Ntandukanye n'umuryango. Mama mbere ya jenoside yari umwarimukazi, ntabwo yari yoroshye abana, ngira ngo naso ari kose ngira ngo mwari mubizi ko byari bikomeye muri kino gihugu. Mama yari umwarimukazi mbere ya jenoside. Data yari umucamanza, akuriye abacamanza muri Nyaruguru. Uyu munsi akora muri ONG iyo bita SOS. Mama naramubonye 2009 mu kwezi kwa 5. Data namubonye 2010, urumva ko ari imyaka ikurikiranye. Yigaga muri masters muri Yerika iby'amategeko, ni metere mu by'amategeko. Ndashimira Imana rero ko yampaye ababyeyi, sinkibona umugabo dusa ngo mvuga ngo uriya yaba ari data, cyangwa mbona umumama dusa ngo yaba ari mama. Imana yankuye mu gihirahiro, impa ababyeyi, impa famiye. Ndashimira yero. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana nshaka kubaramutsamo. Gutegeka kwa 2 igice cya 2 umurongo wa 2. Hanyuma mbasuhuze muri iryo jambo, tuzabwiriza ubutaha. Gutegeka kwa 2 igice cya 2 umurongo wa 2 haravuga iki? Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, ni mucyamike. Nagira ngo mbwire umuntu wese wasenze uyu munsi, igihe cyo gucyamika sejo, igihe cyo gucyamika n'uyu munsi. Umaze igihe utabona inzira ikugeza aho washaka kugera, ariko ndashaka kuvugana nawe. Imana iravuze ngo igihe wazengurukiye umusozi, sinzi niba ari imyaka 40,
sinzi niba ari 30, sinzi niba ari 15, sinzi niba ari imyaka 10, sinzi niba ari iminsi, sinzi niba ari amezi. Hari ahantu washatse kugera ntiwagerayo, ariko Imana itanze uburenganzira. Iravuze ngo igihe Sharamone bene Boriada, igihe wazengurukiye umusozi kirahagije, noneho cyamika. Abisirayeli bari bamaze imyaka 40 mu butayu bazerera, bakanyura mu nzira kandi hari. Birashoboka ushobora kunyura ku bintu byawe ariko ntubibone, hari imbaraga zibikingirije. Igihe cyo kubibona ni iki ngiki. Imana igiye gukora ku maso yawe, ariko bateye haleluya. Esando bene mariko tala masiko de avwe my hasto faida. Imana igiye gukora ku maso yawe, mandiko saida. Ubona inzira utayibonaga, ubona ubuzima utabubonaga, ubona icyerekezo utakibonaga, ariko hari amahirwe Imana itanze muri aya masengesho. Esando benia, Imana iravuze ngo igihe wazengurukiye wa mugabo we, wa mumama we, wa musore we, wa mukobwa we, wa mushumba we, wa muririmbyi we, wa munyamasengesho we, wa mushyitsi we, wa munyamakuru we, umva uko Imana ivuze muri aya masengesho. Estando iratangaje ngo noneho inzira irabonetse. Inzira igize gute? Irabonetse. Tangariza abantu 3 ubabwire ngo inzira irabonetse. Aho washatse inzira ntuyibone, inzira irabonetse. Aho banaga nta buzima, Imana iraburemye. Aho banaga nta cyerekezo, kirabonetse. Maikota namazando benefa, aho wabanaga ugiye gukorerwa n'isoni, Imana iravuze ngo standoma, siko bizaba kubayitegereza. Nta uzigera akorwa n'isoni keretse abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu. Inzira irabonetse rero. Nguhanuriye ubuhanuzi bukwerekeza Heburoni yawe, nguhanuriye ubuhanuzi bukwerekeza muri Kanani yawe. Ariko nashimira Imana mu gihe cy'uruzenguruko, mu gihe cy'umuzenguruko tumaze tuzenguruka, ntabwo Imana yaduteje abantu. Hari ukuntu Imana yadupfutse. Sayapaya kotre maigaria. Mu bushomeri bwawe Imana yaragupfutse, mu bupfubyi bwawe Imana yaragupfutse, mu bukode bwawe Imana yaragupfutse. Hari ukuntu Imana yagiye guhisha abantu, abantu Imana yagihisha. Nimutere haleluya. Hari abantu Imana yagihisha. Ramasi kotrema. Bibiliya iravuze ngo muri iyo myaka 40 nta n'umwe inkweto zasaziyeho, ngo bambaye imyenda bakayikuriramo. Uko ikirenge gikura n'inkweto ikura, uko ikanzu ikura, donc n'umuntu agenda kurira mu kanzu. Data wa twese ayisere my god ya trefa mariko trefa. Mu myaka 40 nubwo hari abaguye muri uko kuzenguruka, ariko hari n'abandi rokoye. Kuba ukiriho egare dostai, egare iterambere. Kuba ugihumeka uri umukandida wo gukira, shitani ntagutera ubwoba. Ubundi igishoro cy'ubuzima ni ukuba agatima kagitera. Kuba agatima kagitera ni igishoro cy'ejo hazaza. Abantu bagihumeka batere haleluya y'imbaraga. Kuba ugihumeka. Salamone tango zabini maikore sevone mando. Abantu bakurebeye muri situation bakubonamo, ariko hari ahandi Imana yahishe. Hari ahandi Imana yisigiyeho ubumana. Reka mbibutse ko abantu babona ahantu uhagaze ariko ntibazi ejo hawe. Ejo hawe hafitwe n'Imana ishobora bingahe byose. Tenama, Imana imenya muri kera hacu, ikamenya ubungubu hacu, ikamenya n'ahazaza hacu. Semando I spin will kando. Abantu bakuza uri Morodekayi ukingura ibipangu by'abakire, ariko muzongera Yes. Abantu bakuza ukingura ibipangu by'abakire. Reka muzongera guhura ku wundi munsi, nawe uzaba uri patron boss. Urumva? Nani ifite umukire aba muri Amerika, ni inshuti yanjye. Ukeretse yuko namukoreye ndi umuzamu, ariko ni inshuti yanjye no mu bisanzwe n'umubyeyi. Niho hantu naririye umuceri umva kunzoka. Niho hantu naririye inyama ngera ku rwego nkorora ndwara akayi. Urumva ko uwo muntu ni umuntu w'umutagatifu. Urumva yitwa Faranswa.
hari igihe yambwira ngo Kadogo, ngo iyi modoka ntiyakeye, nkayisubiramo akampamagara Kadogo, akambwira ngo Kadogo ntukaryame imbere yanjye. Ubundi amategeko y'umukozi nturyama imbere ya boss. Mwebwe mwarakize, niba uryama imbere ya boss wewe warakize. Njya mbona biwanjye sanga bagonnye. Hari igihe nkomanga nk'ishuro nkavuga ariko aba nibo bankoresha cyangwa nakurikirana amakuru, ariko kubera ko ni umukozi w'Imana nkababwira n'agatima keza. Ariko ubundi boss gusona byonyine, kuvuza ihoni nijoro kirazira. Mu mategeko agenga umukozi kirazira kurya mbere ya boss, kirazira kuryama mbere ya boss, kirazira kubyuka mbere ya donc ugomba kubyuka mbere ya boss, ukaryama nyuma ya boss, ukarya nyuma ya boss. Faranswa rero namurushaga ibiro, namurushaga uburebure, ariko bivanye nuko afite imbaraga z'amafaranga. Yampamagara Kadogo nkavuga nti yes boss, tipeti yes patron. Harimo nabo mbona badusuzugura, twavuga nabo bakavuga sha, ariko Mana yanjye. Ariko uyu munsi nashaka kubabwira ikintu gikomeye. Iyo yari iminsi y'uruzenguruko rwanjye yo kuzerera mu butayu, ariko twahuriye ku Kinamba. Se murimo muranyumva? Agiye kugurira umugati muri market imwe, nanjye mparitse nawe aparitse. Donc turahura. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana zijya zikora ibihambaye. Umva ukuntu yandamukije, ntiyamvuze ngo Kadogo, abikoze hari amategeko yamuhana, kirazira. Yarahamagaye ngo, iyo atahamagaye ngo pastor, ahamagara boss, arahamagara ngo boss, nanjye nkavuga nti boss. Ubwo niba boss baba bahuye nta bintu by'amateka, ibintu by'amateka biba birangiye. Noneho rero nyumva rero, igihe umaze uzenguruka kirahagije. Igihe cyo akira ijambo ry'ubuhanuzi rigutambutse uyu mwaka rikwinjiza mu wundi mwaka, igihe umaze uzenguruka kirahagije. Igihe cyo gucyamika ni iki ngiki. I spin uruzerera abantu bari bakuzimo ntibazongera kukubona muri bwa buzima abantu bakubonagamo, kuko gucyamika byageze ku buzima bw'abantu b'Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.